Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami cyawe ukore rimwe udutsinda ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo maze ukakanda ikintu cyose ngizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga rero ukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ninjya mbikiraho ujye uhita ubibonera ku gihe n'ugiye ko uzakora rimwe uhite utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 tubwira kare ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona kuno gihe boneka ku munsi, nubwo waduha amasaha y'ijoro turaboneka iyo ageze tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwanye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Bibutsa ko kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuruka cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Arangwa aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. Bega avuga ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare, se ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo abanyamaguru bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyuko amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni se inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino kikaba gitegeka n'icyapa cyose uzabona gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, uzamenye ko gitegeka. Video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyigukora iteguye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo bazaho mu kizame, sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora n'ugiye ko uzakorera rimwe uhite utsinda. Ubonye utari kuyibona kubera ko hamaze kujyaho video nyinshi, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 355 16 nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? Ari amaferi y'urugendo. Mbega amaferi yo guhagarara umwanya munini, se amaferi yo gutabara mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, babashatse kuvuga ngo A ikaba atari gisubizo cy'ukuri, B ikaba atari gisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari gisubizo cya nyacyo. None hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Ndibutsa ko kode ziri koneka, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 16 26
tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga nabwo ukoresha iyo nimero, ukeneye ko twiga turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online ukatubwira two byose twabikora. Twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ukabona imvura iraguye, hari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? Aravuga ngo 2, B ngo 3, C ngo kamwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 3, ariko nibura kiba kigomba kuba gifite kamwe. Ndakeka ko aramazamo C, ndizera ko aramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora, urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itangije ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Waba uri mu ntera imwe mu izi baduhaye, amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo akaba yakugezaho urumuri hehe? Ara ngo muri metero 100, mbega muri metero 75, C mu metero 25, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 75. None niyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bahita bumva ngo ni saa 11:45 za mu gitondo bugiye gucya. Oya, birashoboka ko dushobora kuba dufite na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Ndakeka ko umenye impamvu bavuga ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Ndakeka ko aramusamo B, ndizera ko aramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora, urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ikinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi. Bigaragazwa ku buhe buryo? Arangwa inyuma ni amatara 2 atukura. Mbega ngo iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro, ni itara ndangaburumba risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, baba bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igisozo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisozo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho ho biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari igisozo cy'ukuri, B ikaba atari igisozo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisozo cya nyacyo. None urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. No kuvuga ngo ukuntu bigaragazwa, inyuma ni amatara 2 atukura iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro, ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Ndizera ko aramaze gutamo C. Wari wahisemo A ni igisozo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni igisozo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko aramutamo C, ndizera ko aramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifite ishusho, ese uri kubona ari impande 3, ese uri kubona ari impande enye cyangwa ni uruziga? Cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishiyemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri. Arango
birabujijwe gukata iburyo. Mbega ngutangiza ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. Sega ngo kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Ese kino cyapa urabona gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, birabujijwe gukata iburyo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ko harimo agafresh gakata iburyo ariko gacishemo umurongo utukura, bivuze ko bibujijwe gukata iburyo. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Wa muntu utayikubona ukanyandikira cyangwa ukampamagara nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Murabizi intego yacu no gutuma mujya mu kizamini ugakora rimwe mugahita mutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaruramuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Igice cyabyo cyo hasi kimurika kikaba kitarenze ibipimo bikurikira kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Ari ngo santimetero 30, mbega ngo santimetero 40, sega ngo santimetero 50, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 1 na santimetero 55. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 40 kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye, kubera ko iyo gipakiye bino bipimo biba bishobora guhita bihinduka. Ndakeka ko aramutamo B, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Turawisemo, ndizera ko n'ikiyamuga kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Nkwibutsa ko hari ikintu somo ukeneye ko nkwigisha, byandike muri comment ukande subscribe kugira ngo nindishyiraho uzahita uribonera ku gihe bitakugoye. Murabizi n'amasomo ngenda bashyiraho ni mwebwe muba mwayansabye. Murabizi tumaze gushyira amasomo menshi, ayo ku byapa, ku mashusho, ku bimenyetso bimurika, ndi gukora n'andi yo ku bipimo. Ayose kugira uzahita uyabonera ku gihe ukanda subscribe hasi kugira ngo nugerwa uzakorera rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo 2 mu burebure bwacyo, ariko ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yayo matara. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ara ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, sega ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Mwebwe nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque. Rya tara riba rikonesha kuri plaque rero nicyo bari kuvuga, mubona ko riba riri ukwajyo ntirikurikiza iri tegeko. Ndakeka ko aramuzamo C, ndizera ko aramuskanira ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuga kije mu kizamura akora urahita ugikora. Nkwibutsa ko uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame uranyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame, iba ari ubuntu. Rero munyandike cyangwa mumpamagare ni kuri 078 9 35 16 26 tukwigishe nugerwa uzakorera rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igomba kurenga ibihe bipimo?
ara ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, mbega ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 50, naho imbere ari metero 1 na santimetero 70. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. No kuvuga ngo bashobora kugirwa mu kizamura akora mu kanya bakavuga ngo inyuma ni santimetero 350. Uhita ugihitamo n'ubundi murabizi metero imwe ingana na santimetero 100, kuvuga ngo metero 3 na santimetero 50 no kuvuga ngo santimetero 350, ibyo byose aba ari kimwe. Ndizera ko mutamo A, ndizera ko muskandika ku papuro, turi wahisemo, ndizera ko nikiyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Turi wahisemo rero A, ndizera ko nikiyamuka kije urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, icegera ku cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Kigaragazwa ku buhe buryo rero? Aravuga ngo itara ritukura cyangwa akagaromori k'umutuku ku manywa, mbega ngo gatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. Se ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagaromori k'umuhondo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ngereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurama turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. No kuvuga ngo A ntago ari iso cy'ukuri, B ntago ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntago ari iso cya nyacyo. Ikibazo kiraza mu kizame kimeze gutya neza neza, ni ingenzi ko waba ukibonye kugira ngo uzahite ugikora. Ikindi ibibazo biragaruka, ni ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ufite inshuti yawe ishaka kwigana yigakora rimwe igahita itsinda, murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Musharinge zino video nawe azirebe kugira ngo nagerwa azakorera rimwe ahita atsinda. Mugira ikibazo munyandikira cyangwa muhamagara mbasobanurira serivisi yo kubasobanurira, iba ari ubuntu. Ubona hari isomo ukeneye bitewe n'ibiri kukugora, uryandika muri comment kugira ngo nindikiraho uzahita uribonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Ndakeka ko rero mugiye kubikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakujya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda kugaragaza inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. Ara ngo guhagararwa mu mwanya muto gusa, mbega ngo guhagararwa mu mwanya munini gusa. Se ngo guhagararwa mu mwanya muto n'umunini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwa mu mwanya muto n'umunini. Utari wahisemo se, ndizera ko nikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Murabizi ibibazo biragaruka, ni ingenzi kugikora sora kino kizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Mbibutsa ko code ziri koneka waba rose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0788 935 1626. Tubwira akarere ushaka, itari ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona code mu gihe gito. Ukeneye kwiga tubwira amasaha ubona kunogeye, nubwo watubwira saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha waba rose mu gihugu, kandi intego yacu no gukora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ara ngo hanyurwa na velomoteri gusa, mbega ngo nta modoka. Se ngo hanyurwa n'imodoka gusa. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye
ubwitonzi. Ndakeka ko isomo twamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isomo kuri nta kindi ni de ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo harimo amapikipiki duhisemo ko hatanyurwa n'amapikipiki, harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri, harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Bino byapa birabuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ni ingenzi twasura kuri YouTube channel yanyu ukareba video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Wa muntu utari kwibona ukanyandikira cyangwa ukampamagara nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2 kugira ngo nugerwa uzakorera imwe uhita utsinda. Ndakeka ko waramaze guta model ntihanyurwa n'amapikipiki. Ndakeka ko waramaze kwandika wa papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kibaza ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe mu. Ese ikinyabiziga niba cyemewe gutwara abantu 20 biba byanditse he? Ese niba cyemewe gutwara abantu 6 biba byanditse he? Ara ngo icyemezo cyandikwa y'ikinyabiziga. Bega ngo inyemeza bw'isu y'umusoro. Se ngo ubwishingizi mu gihe kuri de bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso kikuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni se ubwishingizi. Umubare w'abantu bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditse ku bwishingizi bw'ikinyabiziga. Ndizera ko mutamo se, ndizera ko muskandika ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo nijoro igihe ijoro rikeye itare muresha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wasoma za nimero zanditse ku cyapa kiranga ikinyabiziga. Mwebwe mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni plaque. Ira nimero ziba zanditse kuri plaque ukaba wazisoma mu ntera ikurikira kubera ko rero atarajya kumurikiye. Ukaba wazisomera mu ntera ari mu metero 150, bega mu metero 50, se mu metero 20 mu gihe kuri de bari kutubwira ngo metero 10. Hano urabona iso kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni se muri metero 20. Ubundi ratarari bari gomba gutuma usomera zira nimero nibura muri metero 20 ukaba wazisoma. Ndakeka ko waranuzamo se. Ndizera ko wamuskandika wa papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyavuga kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa werekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Hari icyago kidahoraho, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se ni igihe cy'imvura bitaka byaguye mu muhanda hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. Hari ibyapa rero bashyiraho. Ese ibyo byapa byerekana icyo cyago kidahoraho biba birangwa no kuba bifite amabara asate. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara ngo umweru n'umukara, bega ngo umweru n'umuhondo, se ngo buso umweru gusa mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko atubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Tegereze neza. Hano rero bira byapa bundi bakoresha nk'iyo hari icyago kidahora cyangwa hari imirimo ikorwa, bikunda ko hari ibyapa bitegeka cyangwa ibyapa biranga. Biragutegeka wenda ngukati buryo gusa, kikagutegeka gukomeza imbere gusa, kikagutegeka icyerekezo kitigezwe no gukati ibumoso gusa. Rero bira byapa bitegeka nibyo bakoresha, kandi birangwa no kuba bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Mwa bino bisubizo bine baduhaye ahantu mwabonye handitse ubururu n'umweru, ntaho niyo mpamvu duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo.
ubwo nibaramuka bakigwaye mu kizamura kora mu kanya noneho bashyizeho ngo ubururu n'umweru, uhita uhitamo icyo ngicyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Murabizi biriya byapa biranga n'ibitegeka birangwa no kuba bifite ishusho, ibitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, naho kiriya cyapa bakoresha bari kuyobya umuhanda kiranga kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, ariko bari batubajije amabara, niyo mpamvu n'ubundi turavuga ngo ni ubururu n'umweru. Ikibazo cya 16 kibabaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagenda kuwe muvuduko ugeza ahantu wasanga ibyapa bikubwira ko nta kintu kikubuza, nta mirimo iri gukorwa mu muhanda, hari irangira ry'imirimo yakorwaga yarangiye. Ese wagenda kuwe muvuduko? Hano ibisubizo bine baduhaye ara ngo kilometero 70 mu saha, bega ngo kilometero 50 mu saha, sega ngo kilometero 40 mu saha, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kilometero 80 mu saha. Hano urabona iso cyuri cyanyacyo ari ikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyukuru cyandike wa papuro. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni de kilometero 80 mu saha, kubera ko bari kukubwira ko hari irangira ry'imirimo, nta mirimo iri gukorwa, ugenda rero ku muvuduko ushaka. Rero ni kilometero 80 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ateganye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ikurikira. Ni ukuvuga ngo cyavuzeho ni kiri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha ukaba wabyumva mu yihe ntera. Hano ibisubizo bine baduhaye ara ngo metero 200, ni ukuvuga ngo cyavuzeho ni kiri muri metero 200 ukaba wabyumva. Beka ngo metero 150, sega ngo metero 100, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo metero 50. Hano urabona iso cyukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni se muri metero 100, cyavuzeho ni kiri muri metero 100 ukaba wabyumva. Murabizi ari ikinyabiziga kivuzeho nubwo waba uri mu mubande ukaba wabyumva. Rero bino byo biba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 100, cyavuzeho ni kiri muri metero 100 ukaba wabyumva. Murabizi nko kuri za velomoteri bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Ibyo bo bizi niba namuka bikubajije mu kizamura akora mu kanya uhite ukikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Bishobora gusimbura iki? Arangwa imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Mbega ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Sega ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni be imirongo yera irombereje icagaguye n'idacagaguye. Ndakeka ko waramuzamo be, ndizera ko aramusanyika ku papuro imirongo irombereje idacagaguye n'icagaguye, cyangwa se bakabihindura akavuga imirongo irombereje icagaguye n'idacagaguye, byose uzamenye ko ari kimwe. Ndakeka ko aramusanyika be, ndizera ko aramusanyika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utwara ikinyabiziga wasinze. Ara ngo biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, ukavuga ko ikinyabiziga n'ubundi ko ari icyanjye nubwo nangwa. Biga ngo biremewe nijoro, cyangwa kubera ko ari nijoro nubwo natwara nasinze. Se ngo birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri, cyangwa se bikaba bibujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Ngo gutwara wasinze bikaba byemewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, bikaba byemewe nijoro, ariko bikaba bibujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Gereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugihitamo,
ndizera ko amaze kucyandika ku papuro handitse kuri nta kindi ni se. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri gutwara wasinze, ni icyaha gikomeye cyane. Biba byaguteza ibyago cyangwa se nawe bigatuma uteza abandi bayobozi b'ibinyabiziga ibyago, kandi ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi cyabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga ari ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, bivuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Se ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bino dukoresha turi kubigisha gutwara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Aho kaba ari kuri D. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko atubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka, bakaguha bino bisubizo bine, uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba kiguha mu kizamura kuri mu kanya bavuze ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6, uzahita utamo ko ibisubizo byose ari byo. A izahita iba igisubizo cy'ukuri, B iba igisubizo cy'ukuri, ndetse na C iba igisubizo cya nyacyo. Ibyo byose mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo ugerweho ubifiteho amakuru uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV, kugira ngo nawe ukore rimwe uhita utsinda. Ukanda subscribe hasi, ikintu cyose nshyizeho ukajya uhita ubona notification ukakireba, kuko aba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndizera ko kino kizami dukoso ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye ukibonera ku gihe, ko bari icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizami, ujye ubibonera ku gihe. Ukeneye kode twandikira utubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo twigane mu shuri, cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Dukoresha uburyo bwitwa Google Meeting, tuguha link ukayikandaho. Iyo ukanzeho ikintu twashyize muri mudasobwa yacu ujya urakibona muri telefoni yawe, ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26 tubibafashemo. Ibibazo bikunda kuza, ni ingenzi ko wajya ubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ukanze subscribe hasi, ufate zino video zisharinge ku nshuti zawe, nazo zize twigane dukore rimwe duhite dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana yabamugisha, mugire ibihe byiza.